Itorero Imana rifite ligne editoriale yaryo, rifite umurongo ngenderwaho ugizwe n'indangagaciro z'ubwami bw'Imana. Ni wowe ukwiye kuzajya wireba mu ndangagaciro z'ubwami bw'Imana kugira ngo urebe ko izo waje uzanye zinyuranye n'iz'ubwami bw'Imana. Une ligne éditoriale ni umurongo ugenga ikinyamakuru cyose, babyita ligne éditoriale. Ni kuvuga iki? Yaba ikinyamakuru, yaba televiziyo, yaba radio, yaba ikigo cy'icapiro y'ibitabo, maison d'édition, haba hariho icyo bita ligne éditoriale. Ligne éditoriale rero ibikubiwemo indangagaciro z'icyo kinyamakuru cyangwa iyo nzu y'icapiro, maison de presse tuvuge. Nibyo bita ligne éditoriale. Ntabwo upfa kuzana ikinyamakuru gusa hanyuma utangira uvuga amakuru. Akwiye kuba hariho umurongo ukubiwemo ibibagenga muri uwo mwuga mukora, aribyo bita critères moraux, indangagaciro, critères moraux biva kuri moral, cyangwa ethique. Ni kuvuga iki kinyamakuru cyacu ntago cyemera inkuru zibiba amacakubiri, zibiba urwango, zitukana. Ibyo ni bita ligne éditoriale. Nuvuga umunyamakuru runaka bashobora kutamwemera nimba atagendeye muri uwo murongo witwa ligne éditoriale. Nta kinyamakuru na kimwe kwisi, kuko hari amategeko mpuzamahanga agenga itangazamakuru. Buri tangazamakuru za buri gihugu zikwiye kumvira. Nibyo bita ligne éditoriale. Vuga ngo hari ibintu bita déontologie professionnelle, kuvuga ibintu by'indangagaciro biranga uwo mwuga w'itangazamakuru. Rero impamvu bivuze ibi ni kubera ko nubwo ari ibyo mu buryo bw'isi, ariko hari ahantu bihurira n'ijambo ry'Imana. Ahantu bihurira n'ijambo ry'Imana ni ahantu Imana ifite itorero ryayo ku isi, rikaba rigizwe n'abantu bose bizeye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, bakaba babonekera mu byo bita les églises locales, local churches. Nkaha iremera aho turi hano turi église locale. Ku isi yose rero hariho des églises locales, ariko twese tukaba tugize itorero rimwe rya Kristo muri isi. Ariko tukaba dufite n'abene data nabo barangije urugendo, bari muri paradizo, bategereje nabo wa munsi Imana izahuza rero hamwe itorero ryayo. Itorero rigizwe n'abakiriho n'abarangije urugendo, abasinziriye. Ibi rero bifite umumaro mwinshi kugira ngo mubyumve, wenda nk'itanu kugira ngo mbabwire ligne éditoriale y'Imana ku itorero ryayo. Mwumvise ibyo ari byo? N'umurongo ibitangazamakuru bigenderaho. Nta gupfa kutambutsa inkuru zo gutukana, zo kwiba amacakubiri. Hariho amategeko mpuzamahanga agenga uwo murimo w'itangazamakuru. Ni kuvuga rero itorero ry'Imana naryo rifite umurongo Imana yarihaye. Tukiri hariya hepfo muri cave taraza hano, hari umukristo umwe niyo yaragikizwa, afite umuriro mwinshi cyane wagakiza. Noneho arambaza, kuko urumva kubera umuriro afite, yari agasoma Bibiliya, ibitabo byose ashaka kubimenya. Noneho ageze hariya ku nzandiko zo mu Isezerano Rishya, noneho agira ikibazo. Asoma nkaha, reka dusome vuba mwumve. Yageze hariya ikibazo. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Sinzi ko we
wigeze ugira iki kibazo. Ibice bitanu somere gusa ku murongo wa mbere gusa ugeze ku murongo wa 5. Yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani, umuntu kwenda mukasi, namwe murihimbaza aho kubabara, kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Kuko njyewe nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri, nahoranye namwe mu mwuka, kandi ubwo bimeze bityo namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nk'aho mari. Kandi ubwo nari interaniye hamwe namwe mu mutima wanjye, dufite ububasha bw'umwami wacu Yesu, nahawe ubutware nawe, kugira ngo uwo muntu muhe Satani umubiri we urimbuke, umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'umwami Yesu. Amen. Ibyo byaha murabyumva? Hano ntabwo ariho arandikira abapagani, arandikira itorero. None uwo mukristo rero ageze muri zandiko aracanganyikirwa. Noneho arambaza ngo ariko se ngo intumwa ngo kuki yisaba abantu ngo itorero. Yasomye ibi aravuga ngo kuki intumwa iyo baragwa ngo yandikiye itorero. Ati iri ni itorero. Murumva ikibazo yambajije? Ati je ndo ndasoma ngeze mu mabarwa yandikiwe amatorero. Noneho ibintu intumwa yanditse je numva yuko atari kuvuga ngo nandika itorero. Reka mbaye gusa segonda imwe mu biganireho. Mwese nimwakurikiye se? Paul yari kubita itorero cyangwa? Icyo nicyo nshaka ko muvuganaho umuntu umwe. Iri ni itorero cyangwa? Okay, murakoze. Mwe mumva uwo mukristo niwe afite ukuri mu kwibaza ibibazo. Urumva niyo yaragikizwa, afite umuriro w'agakiza, none ariyo arasoma ibi kandi ngo byandikiwe itorero. Ni itorero bwoko ki? Cyangwa yari kubona ati ndabandikiye mu bapagani. Noneho ikibazo rero muri datara afite niki na nicyo namusobanuriye. Twari tukiri muri Kavariya, ababizi aho twaje tuza hano. Ikibazo niki, uwo mukristo ntabwo yarazi aho Imana ivana abantu, nibyo bita background. Ese abo bakristo b'i Korinto bari bande? Mbere yuko bajya mu itorero bari bande? Bari bafite iyihe mico? Kuko uwo mukristo umva niho agikizwa, we source afite gusa ni Bibiliya ye, ariko ntabwo afite source yindi yo kumenya amateka y'iyo Korinto. Wajubise? Amen. Muri make rero muraza kumva aho bihuriye na ligne editoriale navuze, cyangwa umurongo ngenderwaho ugenga ibitangazamakuru, ariko kandi ukaba uri na synonyme y'umurongo wose w'indangagaciro ugenga ikintu icyo aricyo cyose gihuza abantu, giko gifite umurongo bagenderaho. Korinto ni umujyi mu Bugiriki. Korinto ni umujyi uri hagati y'inyanja ebyiri. Kuri izo nyanja ebyiri rero hariho za Port, nibyo mwita ibivuko, sibyo? Port, ku nyanja hariho Port, ibyambu aho amato azana abantu n'ibintu. Kandi Korinto position géographique yayo byari irembo ryo kuva muri Aziya winjira mu Burayi unyuze muri Italy, mu Butaliyano. Nimba rero ari umujyi wari uri hagati y'ibyo bihugu byinshi mu Burayi no muri Aziya, urumva ko Korinto yari ituwe n'abantu b'ingeri zose. Cyambere wari umujyi ufite movement nyinshi ya business, wari urimo abantu b'ingeri zose kubera aho uri. Korinto kubera ko yari irimo abaturage batuyemo ariko bafite za background zitandukanye, bava mu bice by'isi bitandukanye n'imico itandukanye, uvuga ngo harimo ibintu byose ushobora kwibaza.
hari ubucuruzi, kandi murabizi hari amafaranga menshi, murazi ko hatabura ibyaha nabyo. Uburaya yari carrefour ya corruption, uburaya, ubusambanyi burenze urugero, hariho ibigirwamana, idolatrie, kuko hari imyizerere myinshi. Kinacyo ni umugi wo mu Bugiriki, kandi Ubugiriki bwahaye isi iby'ubwenge, za filozofi. Bivuga ngo harimo na za filozofi nyinshi. Mu buryo bw'umwuka harimo ibigirwamana, harimo ubusambanyi burenze urugero, harimo imyizerere itandukanye. Mu by'ubwenge Korinto yari hejuru mu byerekeza filozofi. Ni ukuvuga ngo rero hariho umuvuma ikomeye cyane mu buryo bwose. Noneho Pawulo Imana imuyobora muri Korinto. Kadusube vuba vuba mu byumve. Ndiho ndakubwira ingorane uyu mwene data yari afite. Amen. Haleluya. Tujye mu byakozwe n'intumwa ibice 18. Soma umurongo wa mbere nurangiza ndakubwira aho ndujya, kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Hanyuma y'ibyo Pawulo ava muri Atenayi ajya i Korinto. Okay, ava muri Atenayi ajya hano rero. Amen. Pawulo ageze i Korinto. Ni mu rugendo rwe rugira kabiri rwivuga butumwa. Urugendo rwe rugira kabiri rwivuga butumwa rumugejeje i Korinto. Ageze i Korinto rero mu ijoro, ageze muri uwo mugi mu ijoro. Ni umugi umeze gute? Urashushe cyane. Ni ukuvuga iki? Ni nk'imigi ya kino gihe, imigi minini, ibyo bita les mégapoles, imigi minini, Tokyo, Sydney. Wabyumvise? Amen. Haleluya. Shanghai. Iyo migi nk'iyo ibishushe mu buryo bwose, amafaranga, business, iki nta na kimwe kitari business. N'imibiri iragurishwa aba business, nta rutangira, nta morale iri aho. Morale ni ukuvuga nta ndangagaciro za kimuntu zibarizwaho. Iyo ni Korinto icyo gihe, ni nka Tokyo y'uno munsi, ni nka Shanghai y'uno munsi. Mwabyumvise? Iyo migi yose ikomeye cyane mu isi muri iki gihe, aho usanga bishushe ibintu. Uwo mugi murebe gutyo, ambiance y'ibyisi iri kuri top. Haleluya. None muri iryo joro Pawulo ahinjiye, umwami Yesu araza aramuyereka. Murongo wa 10 amubwira iki? Murongo wa 9, 10 na 11. Maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati, ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Amarayo umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Amen. Mu maso y'umubiri ni baruhebwa. Mu maso y'umubiri Korinto irindiye Gehinomu. Ariko Pawulo kuko yatumwe mu mahanga, nta shanga nari murivuyemo, yisanze muri Korinto. Kubera ko umwami yavuze ngo witinya. Ni kubera iki? Uko umugi nk'uyo urawuhera. N'utubare, urusimbi, ibindi n'ibiki, tubyiniro, ibindi n'ibiki, amazu y'ubusambanyi ko mwirengagiza kandi mubizi, ibindi n'ibiki. Ibise byatwaye urubyiruko rwanyu n'ibiki, ni mubizi? Nimba nawe bitagutwaye. Ibiyobyabwenge, ibindi n'ibiki, za kazino, ibindi n'ibiki, ubutinganyi, ibyo byose ibyaha by'uburyo bwose bw'icyo gihe byari bihari. Urumva nk'umuntu nka Pawulo, umuntu w'Imana, yisanze muri uwo mugi umeze gutyo. Byari ngombwa ko umwami we wamutumye kubwiriza amahanga amukomeza, na niwe wamuhaye message. Amen. Ngo yamaze muri Korinto umwaka n'igice abwiriza abayuda nabo bari muri uwo mugi n'abanyamahanga bari muri uwo mugi. Iyo niyo context yatumye itorero rivuka.
none abo bantu noneho bakijijwe bakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo binyuze mu kanwa ka Paulo, bahindutse itorero. Ariko se bavuye muri ibi byose mwavuze, sibyo? Harimo abayuda bafite amategeko ya Mose, harimo abavuye mu bigwamana, harimo abavuye mu busambanyi, harimo abo bantu, harimo abanyabwenge mu bwenge bw'isi. Abo bose bashizwe hamwe n'Umwuka Wera, aruro bitwa itorero. Paulo atanga umwaka n'igice w'ubuzima bwe kugira ngo abaye ijambo ry'Imana ribafasha kumenya icyo noneho babaye cyo, ko batakira bo mu isi nuko bakiri mu isi mu mubiri, ariko babaye ubwoko bushya, ubwoko bw'Imana. Uko niko itorero rya Korinto ryavutse. Paulo amaze gutanga umwaka n'igice, mumva ari igihe gito ukurikije agenda yari afite yo kugera ku mahanga yose y'icyo gihe. Umwaka n'igice ni igihe kinini yatanze kuri iryo torero, eglise locale imwe ayiha umwaka n'igice, hanyuma aba ijambo ry'Imana. Kuko arabivuga hariya, ibi bintu ni by'ingenzi mukwiye kumenya. Arabivuga hariya mu gice cya mbere ku murongo wa 4 n'uwa 6. Mumve ibyo yandikiye abikorinto. Tubaza kuvuga n'ukuntu niribarwa uko byagenze. Abikorinto wa mbere igice cya mbere 4-5. Bashimira Imana yanjye iteka, nishimira ubuntu bwayo mwaherewe muri Kristo Yesu, kuko muri byose mwatungiwe muri we, mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose. Kuko ubuhamya twahamije Kristo bwakomejwe muri mwe, bituma mutagira impano yose mubura, mutegereza guhishurwa k'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Rumva ngo bahawe, barujujwe ngo les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Umwaka n'igice yabahaye ijambo ry'Imana ryuzuye ngo n'ubumenyi bwo kumenya Imana. Si ibyo gusa, Imana ibaha n'impano z'Umwuka Wera. Amaze kugenda, haleluya, akomeza umurimo we. Hanyuma ari muri Efeso yumva amakuru, kuko intumwa igihe cyose yashaka kumenya amakuru y'amatorero yagiye abyaza ubutumwa bwiza mu bihugu bitandukanye by'icyo gihe. Ashaka kumenya amakuru, kuko yakurikiranye amakuru y'amatorero yagiye ashingwa. Amakuru rero yamugezeho ntabwo ari meza. Yaronse amakuru yuko rya torero yahaye ubuzima bwe umwaka umwe n'amezi 6, noneho ryabaye akavuyo. Ya madayimoni yo mu tubyiniro yateye itorero. Ya madayimoni y'igwamana yateye itorero. Désordre moral et spirituel. Na nibyo usoma hariya batubwiye ubusambanyi bwari buhari, babyumvise. Amen. Ndetse akanavuga no kubyerekeye n'izo mpano z'Umwuka Wera bakiriye, nazo noneho zirakora mu kavuyo. Ariko birumvikana iryo torero ryaba gifite impano z'Umwuka Wera, noneho ya madayimoni yo mu isi yaho Yesu yabavanye akaba mu itorero, izo mpano zirakora iki? Nibyo mujya mwita kuvangirwa. Haba kuvangirwa, hakaba n'intambara zo kurwanira guhanura. Tuwe ceceka je maze n'impanure. Musome biri hano. Nuvuga ngo iryo torero rero iyo ni situation ryari ririmo. Uriya mwene data rero yavuze ngo ntago yumva impamvu intumwa yabandikiye ngo ndandike itorero cy'i Korinto, ahubwo yari kuvuga ngo ndandike mwe b'abapagani. Oya, no kuvuga ngo byari itorero. Ariko ikibazo rero background zabo zarabakurikiye, biravanga rero n'ijambo ry'Imana n'impano z'Umwuka Wera. Noneho haba akavuyo, désordre. Ndetse habamo no kwirema ibice. Bamwe ngo turaba Paulo, abandi ngo turaba Kefa Petero, abandi ngo turaba Yesu. Akavuyo gateye ubwoba. Ariko ibintu bitangaje ngo yari yabahaye ubutunzi bwose bw'ijambo ry'Imana no kumenya, ndetse Imana ibaha n'Umwuka Wera n'impano, ariko byose ntibyababujije kuba abakamere. Noneho
ubuzima bari bafite mu isi bwarabakurikiye, noneho bukaba bufite gusa etiketi y'uko ari itorero rya Kristo, ariko mu bisanzwe ntabwo iryo torero ritandukanye naho bari. Impamvu rero ibi mbivuze, nkaba nahereye kuri ligne editoriale y'ibinyamakuru ko ari umurongo ngenderwaho udefinisa policies cyangwa ibigenga icyo kigo itangazamakuru cyangwa inzu y'icapiro y'ibitabo, kugira ngo ntihaze ibintu batemera kugira ngo bikorere muri urwo rubuga rwabo. Itorero ry'Imana rero benshi ntabwo bagira umwete wo kurisobanukirwa, kandi bigira ingaruka zikomeye. Murazi impamvu? Murabona ko twese uko tungana hano nta n'umwe ahuje n'undi background aho Imana yamuvanye. Nubwo mwaba muva mu nzu imwe, buri umuntu wese agira ibye, ariko iyo niyo miracle y'ubutumwa bwiza. Amen. Bamwe bava mu miryango yari ikomeye mu byerekeye uburere, abana bagakura bafite umurongo w'uburere. Abandi bava mu miryango nta burere buhari, umwana wese akura ibyo yishakiye. Bamwe bavuye mu buzima bw'ubujura, ntabwo none batuka, turavuga la realite. Abandi bavuye mu bujura, ego ubujura buri kwinshi. Hari ubujura bwo gukora mu mufuka, hari ubujura bwo gukora mu masakoshi y'abadamu, hari n'ubujura bwo kwibisha mudasobwa. Si byose smart way to steal. Aba thieves rero bari kwinshi, abo bajura. Noneho abandi bavuye mu businzi, abandi bavuye mu buzima bw'ubusambanyi, abandi bavuye mu buzima bw'ibinyoma, nta kuri na kumwe. Miriye bakuriyemo niyo kubesha niyo ligne editoriale yabo. Nuvuga ngo tuva mu miryango itandukanye, mu burere butandukanye, no mu buzima butandukanye. Imana ikazana abandi bakuriye mu macakubiri, wendi wabo bakuze babwira ati muzirinde uriya rugo, ntago duhuje ibi. Bibaho ntibibaho? Muzabirinde. Abandi bati numubona n'uriya muntu nakubwira ngo wagira ngo waguhe keke cyangwa bombo, uziruke. Ati uriya ni umurozi. Dufite ibintu byinshi. Iyo Yesu aduhamagaye tuba duhetse, dufite inyonjo iremereye, tuba duhetse. Mubwe muti buri umwe wese, nta n'umuvuyemo. Mwabibise? N'abari bava mu miryango yabatoje uburere kuva kiri bato, ntiyabura inyonjo nawe bikoreye. Ashobora kuba mu rugo rw'iwabo hari uburere, ariko kuva yagiye gutangira kujya ku ishuri yahuye n'ibindi. Urumva ni byinshi. Noneho umwami Yesu akaduhamagara twese, akadushira mu rugo rumwe. Nimwibaza ibyo bintu. Bamwe bava mu rugo aho nta n'umwe atiza undi, umuntu wese afite akantu ke, nugakoraho bazahamagara umuyobozi w'ibanze kugira ngo atabare. Ni byinshi tubamo. Noneho Imana yatuzanye twese, itushize mu nzu imwe. Birabyara iki? Ako kanya turajya tuba bazima? Abandi bava mu miryango nta autorite ibaho, umwana asubiza umubyeyi uko yishakiye, nta mwana yubaho umuntu mukuru. Papa cyangwa mama iyo baje, we n'intebe zo muri salo ntabwo zikwiriye, ntibabagurukira, bakwiye kwigwariza. Abandi nabo ntabwo bategerezanya ku meza, utanze abandi abimira bunguri. Abandi babaye mu miryango yo kuzimura, nta banga bagira. Abandi va mu miryango yo guteranya abantu, aruka ariko yateranije abantu. Iyo agiye ahantu hari tuze hagati y'abantu 2 3 4 biramurya, akwiye kugira amahoro ari uko yabateranije. Mwari inshuti, ariko ejo ugasanga
uwo nshuti yatega gukwepa kuko gatanya yaraje arinjira abivana he mu muryango. Ibyo byose rero nibyo abakorinto bazanye mu nzu y'Imana. Na niyo mpamvu mwumvise ntago batabaye abera kuko Pawulo aricyo yabimye. Yavuze hariya ngo yabasize yabahaye ubutunzi bwose bw'ijambo ry'Imana no kumenya, ndetse Imana ibaha umwuka wera. Hanyuma nyuma ari Efeso yumva amakuru rero ati rya torero ryabaye desordre, kavuyo, bwa buzima bwo mu isi nibwo bwivugira. Pawulo biramubabaza, yatanze umwaka n'igice ijoro n'amanywa kuri iryo torero. Amen, haleluya. Niho yabandikiye rero iyi barwa ya mbere, mu nyuma yaje kwandika iya kabiri. None rero natwe umviriza, kuba tubaha ijambo ry'Imana ririmo ubwenge bwo kumenya Imana, Imana ikaba yabaha n'umwuka wera, ntabwo bishobora kuvuga ngo duhita tuba abatagatifu, duhita tuba abera, za nyonjo zikatuvaho. Birasaba ko umuntu amenya, ese ndi muri urugo rw'Imana gukora iki? Ese icyo Imana inshakaho ni igiki? Ese ibyabangamira umurimo w'Imana muri ye kugira ngo Imana ingire icyaremwe gishya ni ibihe? Ese indangagaciro z'ubwami bw'Imana zigongana n'ibiki naje nzanye mu butumwa bwiza? Ese ururimi rwanjye ruteranya abantu rujyanye n'indangagaciro zo mu gakiza? Ese kugomera abanyobora kubera ko sinigeze mba munsi ya autorite mu rugo, sinigeze nigishwa guca bugufi imbere y'umuntu nduta, izo rero izo bita les antivaleurs twavanye mu miryango naho twabaye hose, ntago bita bituvaho. Birasaba umurimo ukomeye hagati yawe n'umwuka wera. Na niyo mpamvu ubona mu matorero ibintu by'isi nabyo bibona no mu matorero. Nashaka rero kubabwira ngo turi mu itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana rifite ligne editoriale yaryo, rifite umurongo ngenderwaho ugizwe n'indangagaciro z'ubwami bw'Imana. Ni wowe ukwiye kuzajya wireba mu ndangagaciro z'ubwami bw'Imana kugira ngo urebe ko izo waje uzanye zinyuranye n'iz'ubwami bw'Imana. Sinzi mu Kinyarwanda ariko mu Gifaransa bita les antivaleurs. Il y a des valeurs n'agaciro n'ama antivaleurs. Umviriza, urukundo ni valeur y'ubwami bw'Imana, ikinyuranyo ni urwango, iyo ni antivaleur. Ukuri ni valeur y'ubwami bw'Imana, ndangagaciro. Ikinyuranyo ni kinyoma, ni antivaleur. Wabaga mu busambanyi, none uri mu nzu y'Imana, nutabimenya yuko mu nzu y'Imana ntago basambana, bisa guteza ibibazo. Uzasanga abandi mu nzu y'Imana, Imana yazanye wenda bo bafite izindi nyonjo zabo, mwabyumvise mu buryo bw'umwuka nyonjo, bafite ibyo bahetse bakirwana nabyo, ariko wenda ntago ari ubusambanyi, kubera ko utazi noneho aho Imana yagushize mu nzu yayo. Uzaruhuka ubusambanyi bwawe wabukwirakwije ko mu ngongorano wabukwirakwije hose. N'abana bava mu miryango ifite uburere bazaruka musambanye. Kubera iki? Kuko ariko bita la proximité, kuba hafi. Kuvuga ngo kuba Imana yaradushize hamwe dufite aho tuva hatandukanye, ibintu tuze tuzanye bitandukanye, iyo ni challenge ikomeye kugira ngo Imana yubake itorero ku isi. Mu bisanzwe nta torero ryakabayeho, kuko ni ukuvanga ibintu bitavangika mu buryo bwa kimuntu, ariko ko ari Imana irabivanga mu buryo bwa kimuntu, nibyakavanze. Hariho n'imiryango baba bafite amasano, bafite ibyo bahuriyeho, ariko abo babyeyi bakabuza abana babo kuzagenda muri uwo muryango kuko bawuzimo ingeso
mbi ntibazabanduriza abana. Ntimubizi se? Ntimubizi? None Imana yafashije bose, yabashize mu itorero, yabashize mu nzu imwe. Bizagenda gute? Na niyo mpamvu mu bisanzwe iyo ataba ari Imana nta torero ryamara ukwezi, byose byatumuka. Wowe uzanyanga ntazi ibyo ari byo, uriya zanguriye uriya tazi ibyo ari byo. Vuga ngo hazaba kavuyo nk'aka ko muri Korinto. Ariko kubona itorero, nubwo dufite ibyo duhetse byose, twavanye mu mago, twavanye hirya no hino, tukamara umwaka tukigendana, tukamara imyaka 2, korona ikaza igatambuka, tukongera kandi tukaba mu nzu y'Imana. Yemwe gaye, mukomere Imana amashyi. Iyo ni miracle. Ni miracle y'Imana. Mwabyumvise rero? Rero umuntu wese agira umwete wo korohera Umwuka Wera kugira ngo amuhindure umukiranutsi, amuhindure wera, kuko Imana yaduhamagaye ni yera, kandi ishaka ko tubabera iminsi yose mu ngeso zacu. Ariko nibishoboka utimenye, kuko ndi umubeshyi, kuko ndi ukanateranije abantu, kuko ibindya yara amahoro ahantu, kuko ndi umuntu usebanya, kuko ndi umuntu uhimba n'ibitariho, kuko ndi umuntu bindya iyo bari abantu babiri bagendana bahuje. Ibyo byose nutimenya wowe ati ibi bintu rero n'ibitindi, nawe kuba mu nzu y'Imana ntabwo uzahinduka. Impande izarinda uvugaho wibereye mu itorero ariko uri umupagani, nk'uko uriya mukristo yavuze ngo ntazi impamvu intumwa y'abisito itorero, ati ahubwo yari kuvuga ngo ndabandikemo abapagani b'i Korinto. Rero nibyo rero nashaka kubabwira, ubakana n'Umwuka Wera. Haleluya. Ubu umuntu wegeranya aho kuba umuntu usanzaza. Uburwayi bwawe ubwereka Imana, wirire ntigwanduza abandi. Niwumva ari kinyuma gishaka gusohoka muri wowe kubera ko hari background yawe, uzake wirukanka kure. Nta n'umuntu azakubaza ngo ese ukuvugiye amaterano arangira. Wowe uzaba ubiziranyeho nurebe ibyo mu mbisho. Cyangwa nushaka kuvuga ibigambo uzabishira hano. Hano. Kubera yuko iryo torero rya Korinto ntabwo twariseka. Wabyumvise? Ntabwo twariseka. Niko bimeze. Haleluya. Kesi Imana ifata abamarayika babo akaba ari we yita itorero, ariko Imana yashatse ko abantu bitwa itorero. Hanyuma reka ndangize rero n'umugani wanyu. Ari abantu ntimumva se? Urwo runturunutse nibiki? Nibyo bitindi byose. Nibyo bitindi byose dukurana kuva tuvuka, twagendana nabyo mu miryango yacu, ibintu bibi bihari mu mashuri twagiyeyo, tukahavana ingeso mbi. Mwabyumvise? Tugafrekanta abantu batameze neza, bakatwanduza nabo ibyabo, ariko Imana ikaba yaragukunze, ikakureba hariya hose ikakuzana. Ntabwo ikuzanye ngo wanduze abandi, ikuzanye muri klinike yayo, mu ivuriro. Haleluya. Kugira ngo ikuvure. Imana ihabwe icyubahiro. Nimwibagirwa ibindi byose naba naravuze kuri isi. Kuri isi ruvuga ngo kuva 11. Ibi mvuze mu mwanya mutwana byo ntuzabyibagirwe. Mwabibize? Ibi mvuze ntuzabyibagirwe. Kuko niho hashingiye umutima w'Imana. Kuko umutima w'Imana uri ku itorero ryayo. Amen. Ubakana n'Umwuka Wera, ntuzabe urwanya Umwuka Wera. Kuko ntago bizaguhira. Haba mu gihe cya none n'igihe kizaza. Wimenye. Imana ikunda umuntu yimenya. Socrate niwe yavuze ngo connais-toi toi-même. Ngo wimenye. Tigendazi iwacu nta kuri guhari. Gendazi nabaye mu gikundi mu bantu bakora ibibi. Ndazi ibi nibi ndabihetse. Nzirinda mu nzu y'Imana simbi tere mu bandi. Mwuka Wera umfashe ku munsi bimveho mbe nk'uko umwami wanjye ari.
haleluya, ishusho ye ikure muri yewe. Iyo ni objectif y'Imana kutuzana hano. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko nimuko ku mutima ari ugushaka Imana izana ubushobozi. Ikibi ni ukwinangira umutima.